mbangamiye nuko abarokore babwenga ijambo rya kubangamiye bararakara ngo narwanye intambara nziza ngwiki yarwanye intambara nziza. hari ijambo Paul avuze ngo umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro naryo murashaka kuri mushyira hejuru. Iryo ni ijambo rivugwa na Mpyisi. Ubuse Rutayisire muhinduye Mpyisi noneho. Mpyisi se na yarwanye amaze kumera. Mwanjye ndi kuvuga umuntu ugeze hari avuga ati umva ntimuntegereze mu biterane singihari. Ntimuntegereze mu bintu byo kuvuga ngo ndagenda amahanga. Ariko intambara yo yarayirwanye. Ntago mvuze ko atayirwanye. Ahubwo ndavuze ngo nimba yararwanye nidubu n'intare agashwanyaguza ubu turashaka umuntu ashwanyaguza Goliath. Ntago Goliath aramusingira. Ntago Goliath aramusingira. Aho uri mu mwohereza. Ntago aramuhorahoza. Ni mu ishyamba. Ntago aramuhorahoza. Kuko ikintu cyose agomba gukora intare nidubu byo graduation agomba kugikora muri anda ya Anglikani. Nakora ikindi kintu kiri aho yagomba kubikora anda ni kirage yarari muri ziriya nshingano ubu ngubu yongeye wa Rutayisire wo muri AAA ariko bicyari bukore ari bubuze ko bari yigumuye ariko yongeye yabaye Rutayisire wo muri AAA ariko ufite experience nyinshi arashoje agiye kuba umukiristo usanzwe. Ndakubwiye ngo ndakubajeje ngo uri kuvuga in terms of muhamagaro uri kuvuga in terms of inshingano nge ndakubaza atandukanye ndavuga in terms umuhamagaro. Ririya jambo rero bavuga ngo narwanye intambara nziza ni urangije iby'umuhamagaro si urangije inshingano hawe n'idini. Umva kandi ariko se murashaka guhakana yuko mwafashe ijambo ritari kwiriye gukoreshwa ku musore nkuriya mukarikoresha. Uwe musore se kuri yari umusaza nakubwiye ko afite imyaka 37 37 se ninde bakubwiye ko retirement mu mana ya 37 iba none se 37 urayivuga umva ukuntu mu mana bivuga ngo umuntu yaramye cyane amariswa amavuta yo mu ihembe kuva atari byo mwakoze ntawe mbwiye nabi ariko umurimo muri bwagiye yawutangira. Nimba ari umunyamuhamagaro nibwo umurimo agiye yawutangira. Murakoze. Kubumva wewe ndabigoranye ashobora guhita yumva akavuga urimo uramwohereza kujya gushinga irya dini. Je mwohereza se urabona mfite amavuta yamwohereza buri. Oya nyine urimo uramuhatiriza ngo ajye gushinga irya dini ave muri Anglikani. Uvanze ibintu. Oya. Uzanya amatiku hano. Oya ntatiku ya. Ndavugira mu kirere cy'amavuta. Ndakubwira ngo ndashaka kumubona ava Amerika manuka Canada ibiterane bisubwirwa n'iki kabana. Ndashaka kubona muri Bekarena ntago mvuze ngo nibyo azakora ariko nshaka kubona ibintu binini kandi byagutse cyane byubakiye kuri anointing ye byubakiye kuri anointing ye. Donc ndashaka kumubona mu miryango 12 ya Israel mu gihe yari mu muryango umwe kuko hari inkote ebyiri hari Messianic sword hakaba niyo twita Solomon sword. Yego ntimwamuhaye Messianic sword ntago mwamuhaye Solomon sword. Ntago yasutsweho amavuta yo kuzamuka mu bindi birere bindi binini. Uza twamubona yicanye n'abaperezida bindi bihugu arimo abaha ubujyanama. Ayo mavuta siyo bayamusukaho byari kwanga. Ikibazo ni icyo muzi nukora ibintu meze nka kakawete. Wiki? Datuma ndakara. Icyo muzi nukora ibintu meze nka kakawete. None si ibintu byose ibintu byo mu rusengero ntabwo mugishaka kubigira nk'ibintu byo mu mwuka ibintu byanyu nkabigize nka kakawete. Yari kwimikirwa kwinjira mu birere biruseho. Kabiri uriya muhango nagomba kubonamo wenda nka Archbishop Kitonga bitewe n'uwari we. Undi muntu wo bibindi birere amusuka handi mavuta amwereza inkota cyangwa se amwereza. None se muri uru Rwanda ninde wamusuka hayo mavuta? Uru Rwanda se rurangira ku Rwanda. Iyo mutumira yuri kiware nise ntiyari kuza. Mugakora ibintu bifite signification iri spirituelle. Bimwinjiza mu bindi birere. Naho muzi gusoma ijambo ngo yarwanye intambara nziza. Mwese mukazenguruka ku ijambo ngo umuntu yarwanye intambara nziza ejo muzarimvugaho. Twajyana ribu. Ariko mwe muhise mumushyiraho amajambo ngo narwanye intambara nziza. Yihe se yarwanye yiha ahubwo. Ntangiye kubyumva. Ahubwo name hamwe yayirwana. Ahubwo icyo ntari kumva. Ese muri kumutinyisha intambara yababwiye yuko azitinya muramujyana. Shishanura. Tubonye umuntu bashije ngo bahita mujyana hehese. Erega amagambo ni mabi ururimi rwakica.
ururimi rwahagarika umuhamagaro mu buryo mutazi. Ubu se wowe wicangaho nawe nkuvuga ngo warwanye intambara nziza iryo jambo ryemere? Oya. Nuba ngo ayo magambo bakomeza bakwatura ngo warangije wasore kuri kumakanya biriya biterane nakubwira ko byangiragaho byanditse ijambo rimeze gute. Namwe bari hirya hariya nimumbwire evode biriya biterane byazaga byanditseho ngo iki? Evode ngwino gusoza byanditseho ngo iki? ngo kugira gute? Musoze mwenyine mu mwihorere. Ngese hari ibintu mukora mugakora ibintu nabi umuntu yababwira ngo si byari neza mukashaka kurakara. Iri jambo gusoza urishyira ku muntu imyaka 27 nkiriya gute mu kirere cy'umwuka n'aba basore wirwa ubona bagenda mu mihanda n'indi umuruta mu mwuka n'indi umurusha ubusore ntago byemera. Oya nawe rwose ariko sereka nkubwire nabonye ngo na Mpyisi yarahaje ufata Mpyisi ari ahantu hahagaze ukazana ijambo ryo gusoza gute waribwiye Mpyisi? Ubu urabona Rutayisire wo kubwira ijambo ryo gusoza ukanabyandika kuri tayipa atangira gutinganira ku ruhimbi n'indi uzarurwana muzazana baba akubwira ati ndabona uri umutinganyiza n'igitambo cya 300 ubwo se nibo bazarurwana. Bariya bareke nabo bafite urundi bazarwana. Bariya bareke ku ruhande rwabo. Nakubwiye kuri ari amafuta ndashyigikiye. Ndashyigikiye. Ibyo se niki? Igitambo cyubahwe. Ariko icyo mvuga none se nibo bazarwanirwa batinganyi wa? Oya tugendane neza. Nge nago ndwanya abakozi b'Imana. Ahubwo ndavuga ngo urugamba tugiye twakinjiramo niwe rukeneye. Nanjye kuvuga ijambo ariko ndarigaruriye ku munwa we. Naringiye kubaza ngo urwabatinganyi ari Gitwaza na Rutayisire wakohereza yonde. Ariko ijambo ndigaruriye no ku munwa neza ryaririje. Ariko sore zangaha nakora amakosa. Afite amavuta akurura amafaranga. Ariko yavuze ijambo rikomeye cyane. Umuntu haje atazahayoboza dogitora azahayoboza amasengesho. Nabyo nicyo hari ahantu hakeneye ijambo n'amasengesho ko yarabamenyereje. Rero ni byiza kandi cyane. Icya kabiri ngewe nzi ko doktora ye yayibonye haciyemo nk'imyaka 3 ayibonye nimba mbyibuka neza ni 3 ni 5 hafa. Rero hari impamvu yatumye ayishaka imyaka ya pension ntago imutunguye. Nta galaxy duhura nayo mu muhanda. Kuba rero yashatse doktora pension yegereye nukazi neza ko nyuma ya pension ahubwo n'igihe cyiza cyo gukora akazi k'Imana cyangwa akazi n'igihe cyiza cyo gukora umuhamagaro. Kiragiye ari gukora inshingano wenda n'umuhamagara ariko noneho ni igihe cyiza cyo gukora umuhamagaro. Bivuze ko tugiye kubona hahandi uvivurwa nijoro ikakubwira ngo umwana wanjye tugiye kubona Rutayisire akoresha ibiterane muri arena. Aho urumva ko ibyo bintu tubikeneye. Tunabinyotewe. Ariko ubundi ko mu Rwanda mumbeshya ngo muramukunda n'ibirori mujya kumusezera mukamwara bigize binini. Ndashaka umubona mwamwishyurira arena akadukubita igiterane cy'imisi cyangwa se cy'umunsi simbizi ariko ndashaka kumubona. Imodoka bamuguriye wayibonye? Ibintu agatsinda ibintu byanyu bita bijya muri material. Na rena rero imodoka bayimuhaye wenda bakanayita cyangwa se bakayigaragaza nyine nayo masengesho yo muri arena cyayo minsi 3 cyangwa se yo veye yo muri mbese turamukeneye kuri big podium kandi ze. Ibyo bazabikora ukurikije urukundo bamwereka. Ngewe nyeneye kubona ministry isa imwubatsemo ari amavuta ye yubatse mu ministry kandi iyo ministry yicaza ibihumbi byinshi. Iyo ministry ifite finance zifatika zigaragara. Na ibintu byo kuboneka ahantu abantu ufite abakristo dore kurabizi ko na YouTube channel n'ufite subscribe ebyiri. Niwe muntu rwose niwe muntu banza nkakurikira kujya ahantu hose utarebye ngo hangana gutya ngo caningana gutya ngo barareba bangana gutya arabanza nge nkaza inyuma hasi. Ikintu cya mbere ni cana. Icyo ndi kuvuga niwe muntu ukomeye wemera kujya ku macano matoya. Ataruhanyije atagoranye rwose. Ariko dukeneye kumubona mu bintu bye sindavuga gute nimba byitabye ntibabyire ngo ndagira ngatangire amatorero. Oya nawe ndi kuvuga ministry cyangwa se umurimo nkuko narimvuze nyine ngo abantu 5,000 nibicara
yabahamagaje muri gahunda ye nkawe, ahubwo abandi bakozi b'Imana akayibatumiramo, yaba ari gahunda iri online ariko ikaba ari gahunda abantu bamuboneramo. None se ubu ngubu tuvuge uwajyaga kumushaka akamushakira hariya n'ubwo wenda hariya atacitse, akavuga ati ngenzi ko iyo nagiye hariya mba ndi bumubone, wagize ngo uyu muntu azajya atangira komera nk'abantu bajyaga babaza ngo aposo ngarahari, bagahita baza bakuzura urusengero, yaba adahari urirweho bagateranira online. So nge ndi kumva ko ari igihe aracyafite imbaraga rwose arazifite impande zose, yaba iz'umubiri, yaba ijwi rye, yaba mu buryo butandukanye, conference zitandukanye ari bwigishemo abakozi b'Imana, ari bwigisha abapasitoro, ari buhugura abapasitoro. None mbibona ibyo bikorwa, nzagaruka no nkubwire ndi kubona ibintu birimo neza. Nibwo uzemera neza. Wanzavuga nti ibintu birimo neza. Ubu ntabwo uremera. Amavuta ye ari kuyatumenaho nyine nk'uko ari. Ariko nyine naho kandi ibyo bizakorwa n'abantu wenda nawe no kubemerera abo bantu, nko kuvuga ngo niyo modoka ntago ni abantu bayitanze, ariko abo bantu barebe ko nyine ibyo bintu yabiduha. Dukeneye yuko nyine, kuko urabona hari ijambo bakunze gukoresha ryambangamiye, nuko abarokore babwenga ijambo ryakubangamiye bararakara, ngo narwanye intambara nziza. Ngwiki yarwanye intambara nziza. Hari ijambo Paul avuze ngo umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, naryo murashaka kuri mushyira hejuru. Iryo ni ijambo rivugwa na Mpyisi. Ubuse Rutayisire muhinduye Mpyisi noneho. Mpyisi se na yarwanye amaze kumera. Mwanjye ndi kuvuga umuntu ugeze hari avuga ati umva ntimuntegereze mu biterane singihari, ntimuntegereze mu bintu byo kuvuga ngo ndagenda amahanga. Ariko intambara yo yarayirwanye. Ntago mvuze ko atayirwanye, ahubwo ndavuze ngo nimba yararwanye n'idubu n'intare agashwanyaguza, ubu turashaka umuntu ashwanyaguza Goliyati. Ntago Goliyati aramusingira, ntago Goliyati aramusingira, aho uri mu mwohereza, ntago aramuhorahoza, ni mu ishyamba, ntago aramuhorahoza, kuko ikintu cyose agomba gukora, intare n'idubu byo graduation agomba kugikora muri anda ya Anglikani. Nakora ikindi kintu kiri aho yagomba kubikora anda ni kiragiye yarari muri ziriya nshingano. Ubu ngubu yongeye wa Rutayisire wo muri AAA, ariko bicyari bukore ari bubuze ko bari yigumuye, ariko yongeye yabaye Rutayisire wo muri AAA ariko ufite experience nyinshi. Ariko uyu munsi icyo yakora sibyo Eida, oya ntago nanone yaba kure y'ubuyobozi bwaho yayoboye cyangwa se aho yaherewe pension. Ibyo byo ndabizi penda nabizirikana. Gusa icyo ndi kuvuga yabasaba, icyo ndi kuvuga, reka turebe iki ngiki. Dawidi, reka tuvuge ko yashwanyaguje idubu, tuvuge yuko yatataguye yavutaguye intare, tuvuge yuko Goliyati yamuciye igihanga, yamukubise ibuye mu gahanga rirarigita, amuhorahoza igihanga. Tuvuge yuko yishe ngo Dawidi yishe ngo agahumbi ngo Sawuli yica inzovu, ariko ngo Dawidi yimye ingoma ngo ayobora imyaka 7. Ariko Rutayisire atanayoboye imyaka myinshi, ngo ayobora imyaka 7 umuryango w'Abayuda wonyine. Ngo ariko amaze kuyobora imyaka 7 ngo yimikirwa kugira ngo ayobore ubwoko 12 bwa Isiraheli. Ubu nicyo gihe cyo kugira ngo rero ayobore ubwoko amoko 12. Urumva reka mubone muri Swede hariya mbonye bashyize amarushanwa, ava Swede amanukira Taki, ava Taki amanukira Swiss. Ntago ndi kumwinshingana, ntago bishinzwe, gusa ndashaka kubona muri ibyo birere byagutse arimo ayobora imiryango 12 ya Isiraheli, kuko yari amaze igihe kirekire ayoboye umuryango wa Yuda. Bego ushatse kuvuga ko hari amavuta. Dawidi yatangiye kuyobora afite 30, afite 37 yimikirwa kuyobora imiryango 12. Nje ndi kumubona na 37. Rutayisire nimumbwira imyaka afite, ngenzi ko afite 37. Iyo muzi nimwireba, nicyo gihe cyo kugira ngo yimikirwe kuyobora 12 ya Isiraheli. Uzi ko yakoze anniversaire y'imyaka 37. Ngenzi 37 mw'isi y'umwuka. Wowe yuzigumane, iyo ni Imana. Age is number. Iyo ni Imana. Age is number. Imyaka ni imibare.
we mu isi y'umwuka ni 37 ya Dawidi. Nicyo gihe cyo kugira ngo ayobore imiryango 12. None hazageze handi Dawidi kuri 70 yavuze ngo nari umusore none nda shash. Ariko aposo bishobora kuba ari ikintu ushaka ko azavuge ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye intambara nziza. Ariho uwitwa Petero ndumva mfashijwe. Mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere yaravuze ngo kuko nayishuriwe yuko iyi ngando ngiye kuyinyagwa. Ndifuza yuko kuva kuri imyaka 37 afite kugera kuri 70 abanyarwanda bose imiryango 12 yose izamuvomamo ikimurimo. Ndamwifuriza ijambo ryakunzwe kuvugwa n'uwitwa Dr. Miles Munro akavuga ngo die empty. You came overloaded and you have to die empty. He is not empty yet. Nabwe ngo ntago ari mpyisi ibyo celebration rero mwari murimo sinzizi nge sinzi naho zitangira naho zerekera. Ni nziza ariko sinzi aho zitangira naho zigana. Ariko saposo ariko na Dawidi ava kuyobora umuryango umwe ajya kuyobora 12 nabyo yarabyimikiwe. Ariko wabonye njye ahubwo byari kunezeza iyo mbona kuri iriya myaka ye muri zera celebration bamusutse amavuta yo mu ihembe. Mwari kuneza kuruta kumuha amamodoka. Rutayisire segeza cyena ryari yabuze imodoka ryari. Ariko sumundi kucyo nago nyanzi iyo modoka. Nashakaga ibintu biri spiritual bifite spiritual meaning. Nashakaga ibintu bifite spiritual meaning. Nashaka kumubona yimikirwa imiryango 12 akabwirwa ngo ubu wayoboraga umuryango umwe wa Yuda ariko buhawe imiryango 12 ariko mukamuzanira iryo jambo kandi ryo mbona mushyira hariya ariko muramushyira hariya ngo narwanye intambara nziza. Honese ntiyayirwanye azi kujya yubakira ataje. Nashakaga ijambo rivuga ngo naterana ibipfunsi ariko sinkuwusha. Nashakaga ijambo ry'umuntu wambaye umwambaro w'urugamba. Mwamuhaye ijambo ry'umuntu ukuye matabarutse. Njyewe ukuri kwanjye nuko ibisigaye nishimiye. Ariko se uziko nishimiye achievement ze. Ndamukunda. Uri imbere y'abantu ikindi Imana mu bantu yabashe kunyereka b'Imana urabizikabamo. Muramujyana. Erega mwe mumeze nk'abamukura sinzi aho mumuvana naho mumujyana. Ahubwo twari twaramubuze tugiye twamubona. Kuki utemera ko aruhuka namwe ahubwo yubatse ari amataje hari ya kugiporoso amatoro yose nakenere consultance ye nayo naye ayafashe ayo mavuta yo kubaka ayabasukeho. Abantu bafite ibikorwa byo kubaka bajya muhamagara yatura ijambo cyangwa se ababibemo iby'ubwenge bituma ni gute abantu bakora ama projet manini nkariye. Nge nta kintu na kimwe ndi kurwanya hano. Icyo ndi kuvuga ni ikivuga ngo nimba ibyo ndi kuvuga bitaravuzwe kuri volume ndi kubivugaho ubwo nabyo biravuzwe kandi ni we wenyine uzanye ibyo bintu biri negatifu kuri we. Yesu akundinda ubwo ibyo bintu bivuze byise negatifu. Kuyobora imiryango 12 se byabaye negatifu mbaye. Ariko reka umusaza yiruhukira. Ariko sura mu ruhutse umujyana. Yarwanye intambara nziza kandi yarayisoje kagira inkuru rero. None se wowe urarwanya ijambo ry'umuntu yivugiye ati ngewe ndasoje. Yarasoje muri Anglikani. Ariko se misiyo ye ubwe yavuze ngo ndasoje. None se kankubaza ikibazo kimwe uransubiza. Rutayisire yakoreshwaga na theology na diguri cyangwa yakoreshwaga n'umuhamagaro? Yakoreshwaga n'umuhamagaro. Yarasoje umuhamagaro, yarasoje inshingano yahawe muri yashyira hamwe rigitwa Kuri. Mu bigaragara asoje inshingano yahawe hariya. Agiye kuba umukristo urumva ko atarashoje. Agiye kuba umukristo usanzwe. Ndakubwiye ngo ndakubajeje ngo uri kuvuga in terms of muhamagaro uri kuvuga in terms of inshingano. Nge ndakubaza atandukanye. Ndavuga in terms umuhamagaro. Ririya jambo rero bavuga ngo narwanye intambara nziza ni igihe urangije iby'umuhamagaro si igihe urangije inshingano hawe n'idini. Umva kandi ariko se murashaka guhakana yuko mwafashe ijambo ritari kuriye gukoreshwa ku musore nkuriya mukarikoresha? Uwe musore se kuri yari umusaza. Nakubwiye ko afite imyaka 37. 37 se ninde bakubwiye ko retirement mu mana ya 37 iba? None se 37 urayivuga? Umva ukuntu mu mana bivuga ngo umuntu yaramye cyane amara imyaka 70 yakabye ikaba 80.
nakubwiye ko muri iyo 70 y'ijuru afite 37 nkubwira nicyo 37 bisobanuye. Dawidi yimye afite 30, Yosefu yima afite 30, ngo Dawidi ayobora 7 umuryango w'abayuda, ngo kuri 37 yimikirwa kuyobora imiryango 12 ya Isirayeli. Rutayisire yayoboraga umuryango w'abayuda agejeje 37, yagombaga uriya muhango bagombaga kumuswaho amavuta yo mu ihembe. Kuva atari byo mwakoze ntawe mbwiye nabi, ariko umurimo nibwo agiye yawutangira. Nimba ari umunyamuhamagaro nibwo umurimo agiye yawutangira. Murakoze. Kubumva wewe ndabigoranye, ashobora guhita yumva akavuga ngo urimo uramwohereza kujya gushinga irya dini. Je mwohereza se urabona mfite amavuta yamwohereza buri? Oya nyine urimo uramuhatiriza ngo ajye gushinga irya dini ave muri Anglikani. Uvanze ibintu. Oya. Uzanya amatiku hano. Oya nta tiku. Ndavugira mu kirere cy'amavuta. Ndakubwira ngo ndashaka kumubona ava Amerika manuka Canada ibiterane bisubwirwa n'iki kabari. Ndashaka kubona muri Bekarena, ntago mvuze ngo nibyo azakora, ariko nshaka kubona ibintu binini kandi byagutse cyane, byubakiye kuri anointing ye. Byubakiye kuri anointing ye. Donc ndashaka kumubona mu miryango 12 ya Isirayeli, mu gihe yari mu muryango umwe w'abayuda. Nibyo navuze, adukorera ibiterane muri arena. Kandi mbivuze gutyo simvuze ngo ndashaka kumubona nk'ubimushinze. Oya, nge ndavuze ngo nibyo niteze, nimbibona uzasanga ndimo hano mbyina nkuko Rayon Sport yatsibuye igikona ikaziguruka. Nyine nanjye uzabona ndimo ngurukera simbagurika vuga ni yego. Nikana nababwiye yuko afite 37 ni yego. Nimwabonye ku mugoroba, mwamubonye Las Vegas, mwamubonye Arizona, mwamubonye muri Bekarena, mwamubonye mu Makesha, ariko ubundi mwamubonye nzaza ndimo mvuga nti yarwanye intambara nziza mumugize mpyisi. Abonye wigeze wumva umwana ngo maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro. Aha, ibyo bintu ntimubinzanemo. Ariko harya dusobanura, ngenda abona umusore ufite amavuta, ahubwo ukwiye gusukwaho ayo kugira Dawidi ajya kuyobora abayuda yasutsweho amavuta yo mu ihembe, ariko ajya kuyobora imiryango 12 yongeye asukwaho andi. Akeneye kongera gusukwaho andi. Hari umugabo bita Archbishop Duncan William, ajya azana mu materaniro inkota yavuye muri Isirayeli, agafata umukozi w'Imana usanzwe uzwi nka Hubert Angel n'urugero, akamukorera umuhango wo kumushyikiriza iyo nkota. Nta nkota mwamuhaye, kuko hari inkota ebyiri, hari Messianic sword, hakaba niyo twita Solomon sword. Yego. Ntimwamuhaye Messianic sword, ntago mwamuhaye Solomon sword. Ntago yasutsweho amavuta yo kuzamuka mu bindi birere bindi binini. Uza twamubona yicanye n'abaperezida b'ibindi bihugu arimo abaha ubujyanama. Ayo mavuta siyo bayamusukaho byari kwanga. Ikibazo ni icyo muzi n'ukora ibintu bimeze nka kakawete. Wiki? Datuma ndakara. Icyo muzi n'ukora ibintu bimeze nka kakawete. None si ibintu byose, ibintu byo mu rusengero ntabwo mugishaka kubigira nk'ibintu byo mu mwuka, ibintu byanyu mwabigize nka kakawete. Yari kwimikirwa kwinjira mu birere biruseho. Kabiri, uriya muhango nagomba kubonamo wenda nka Archbishop Kitonga bitewe n'uwari we. Undi muntu wo w'ibindi birere amusuka handi mavuta, amwereza inkota cyangwa se amwereza. None se muri uru Rwanda ninde wamusuka ayo mavuta? Uru Rwanda se rurangira ku Rwanda. Iyo mutumira yuri kiware nise ntiyari kuza. Mugakora ibintu bifite signification iri spirituelle, bimwinjiza mu bindi birere. Naho muzi gusoma ijambo ngo yarwanye intambara nziza, mwese mukazenguruka ku ijambo ngo umuntu yarwanye intambara nziza, ejo muzarimvugaho twajyana ribu. Ungize mpyisi se? Iriya ni ijambo ry'abasoje, bageze. Naho hariya mwagomba gusoma irivuga, simvuze ibyo mwagomba gusoma, ariko iri muri yo sanze. Ndakubitana ibipfunsi, ndasiganwa, ndashaka gusingira.
I press towards. ese ni ryari umuntu asoza umurimo ariko w'Imana? ibintu byo gusoza mwazanye ahangaha. Ni ryari umuntu asoza umurimo w'Imana? Ni ryari umuntu asoza umurimo w'Imana? Ese itorero si ubwami? Uyu munsi se Joe Biden arimo agwa avuga ijambo afite ingahe si 80 ashaka amanda y'indi myaka 4 kandi bazayimuha afite 82 nibayimuha asoza ati 86. Si mwabyise ubwami se? Ubwami bwo mwisi burakoresha aba 86. Ubwijuru nibwo busigaye bubona uwo 65. Iyi retirement yaturutse muri ministeri y'umurimo harya tuyita nguki? Ministeri y'umurimo y'abakozi ba leta. Menafete tuvuge ko ministeri y'umurimo isigaye ikontorora umuhamagaro. Ibintu by'isoza ryanyu kabisa namwe mwarandiza pointinzemo gakeya kabisa. Ariko urakabije ngo ne kakawete. Oya mwese ibintu mwabigize nka kakawete mubigira nk'ibintu ntazi byari byo kandi cyari gihe cyo kwimika umusaza nako nisimwita umusaza igihe cyo kwimika umusore ngo yinjire mu bindi birere ariko mubigira uko kuntu mwari guhamagara iki bishop mwari no kuzana uyu nguyu wa Kampala wenda Pastor Kayanja n'urugero ndi gushaka abantu bakuze bafite ibirere by'amavuta akamusukayo mu ihembe. Iyo ceremony yari kubiri significatifu kurenza ibintu byo kuza imodoka Rutayisire afite inote mwana yimuha mushatse ni umuntu amuhirenza iriya ntago icyo ari cyo kibazo. Nge ndi gushaka ifite signification spirituelle ndashaka ibifite signification spirituelle. Mu Rwanda nta ni bingahe mwakoze? Mu Rwanda nta yerekwa tugira. Turagushimira mumeze nk'abari gushyingira umukobwa buri wese amuvugaho ijambo ntari gupfa ngo muramushyingura ngo buri wese ngamuvugeho ng'ibyiza ntago muri kumushyingira ibyo muvuze byose ntago bifite signification spirituelle nta bintu bifite pratique iri spirituelle ng'amamodoka ngo Rutayisire ngo muvuga ibintu byiza urese n'umuntu avuga ibintu byiza igihugu cyose kimuvuga ibintu byiza. Yego ntekereza kandi nawe muntu ufite iyo record yo kuvuga ibintu byiza n'umuntu wese nta n'umusigaye. Ibyo rero kuza kubikora nuko ratotology nge ndikubaza ngo ibyo bikorwa ko ntacyo bintwaye ariko mukongera bifite signification spirituelle. Mwari kuzana umuntu wo ku birere bya Afrika akamuhereza inkota nakubwiye inkota zibaho batanga hari inkota twita Messianic sword hakaba inkota bita Solomon sword y'ubujyanama nyine yo gukorana n'abayobozi b'ibihugu kubagira inama. Urumva yo gukora ibintu by'amahugurwa ari ku rwego rw'isi bashoboraga kumusukaho amavuta yo mu ihembe bitewe nuko Imana ihishuye igikwiye gukorwa ariko gifite ibisobanuro bya mwuka. Ninkubwira ibi bintu ntago ndi umukontre pe ahubwo ndi kuvuga ngo kuki ibyo bintu batabibonye kuki twakoze ibintu bifite signification z'umubiri gusa kuki bifite signification ziri spirituelle bitabaye. Wigeze wumva ndwanya imodoka nimbyita kakawete byumve ko biriya bintu biracirira ni ibintu bakorera undi muntu wese bijyanye na achievement z'isi birasanzwe. Ni ibintu bijyanye na achievement z'isi ni ibintu bya kidini kandi abanje kubwira ko nubwo yari mu idini ari umunyamuhamagaro. Abanyamuhamagaro rero bakorerwa ibintu bya kimuhamagaro bya kinyamwuka kandi ntangiye kubyumva ariko na biriya by'idini nabyo bikozwe ni sawa. Ibyo bintu rero byose bikorewe icyarimwe bigakorwa hadakuwemo kimwe ngo hasigazwemo ikindi nge byari kungwa neza kurutaho. Hatagira unyumva muri ibyo bintu bavuga ngo ndimo mvuga negatifu nta negatifu. Ntangiye kubyumva kakawete yabo yagenze neza bayikora iminsi myinshi nigiraga kuri YouTube nkabona kakawete irakomeje hategereza ko bamusukaho yo mu ihembe kakawete irakomeje. Umuntu yahindutse se mpyisi ninde ubabwiye ko yagiye yese ko amavuta nibwo agiye yaba amavuta. Uriya musaza se dayimoni yamucika ariko uzi ko umukinisha. Uriya musaza arasenga uve kuri ibyo ngibyo by'abasore b'uyu munsi batagishobora no gusenga. Erega nagwenga afite 37 mu buryo bwa scripture. Arangije kuyobora umuryango w'abayuda ni igihe cyo kwimikirwa kuyobora 12 ya Isirayeli. Ariko mwe muhise mumushyiraho amajambo ngo narwanye intambara nziza. Iyihe se yarwanye yiha ahubwo ntangiye kubyumva ahubwo name hamwe yayirwanye ahubwo icyo ntari kumva ese muri kumutinyisha intambara yababwiye yuko azitinya muramujyana shishanura tubonye umuntu bashije ngo bahita mujyana hehese. Erega amagambo ni mabi ururimi rwakica
ururimi rwahagarika umuhamagaro mu buryo mutazi. Ubu se wowe wicangaho nawe nguvuga ngo warwanye intambara nziza iryo jambo ryemere? Oya. Nuba ngo ayo magambo bakomeza bakwatura ngo warangije wasoje. Kuri kumakanya. Nose ndanya ntaratangira. Biriya biterane nakubwira ko byangiragaho byanditse ijambo rimeze gute. Namwe bari hirya hariya ni mumbwire. Evode. Biriya biterane byazaga byanditseho ngo iki? Evode ngwino sobanura. Gusoza. Byanditseho ngo iki? Ngo kugira gute? Musoze mwenyine mu mwihorere. Ngese hari ibintu mukora mugakora ibintu nabi, umuntu yababwira ngo si byari neza mukashaka kurakara. Iri jambo gusoza urishyira ku muntu imyaka 27 nkiriya gute? Mu kirere cy'umwuka n'abasore wirwa ubona bagenda mu mihanda n'indi umuruta mu mwuka n'indi umurusha ubusore. Ntago byemera. Oya nawe rwose. Ariko sereka nkubwire. Nabonye ngo na Mpyisi yarahaje. Ufata Mpyisi ari ahantu hahagaze ukazana ijambo ryo gusoza gute waribwiye Mpyisi? Ubu urabona Rutayisire kubwira ijambo ryo gusoza ukanabyandika kuri tayito. Amagambo n'ubuhanuzi ari amagambo ndi Rutayisire najya mu cyumba nkasenga amasengesho yo kuyavuguruza. Ijambo bita gusoza nshishemo mukato katika jina la Yesu Kristo. Ibintu byo gusoza mwazanye yarabibatumye. Hari harimo n'imizimu. Oya wibijyana kuri extent. Ariko ngi icyo mvuga ni kimwe. Aya magambo twakoresheje reka nanjye nibaremo yarakwiye. Ngo gusoza neza, ngo kurangiza neza. Umuntu wese uje gufata ijambo akajya kugusoza neza no kurangiza neza no kurwana urugamba neza kandi aribwo agiye kururwana. Urugamba rw'ubutinganyi nimusoresha ninde uzarurwana mu Rwanda hano? Nibatangira gutinganira ku ruhimbi ninde uzarurwana? Muzaza baba akubwira ati ndabona uri umutinganyi zana igitambo cya 300 ubwo se nibo bazarurwana. Bariya bareke nabo bafite urundi bazarwana. Bariya bareke ku ruhande rwabo. Nakubwiye kuri ari amafuta ndashyigikiye. Barwanye igitambo. Ndashyigikiye. Ibyo se niki? Igitambo cyubahwe. Ariko icyo mvuga none se nibo bazarwana rw'abatinganyi wa? Oya, tugendane neza. Nge nago ndwanya abakozi b'Imana. Ahubwo ndavuga ngo urugamba tugiye twakinjiramo niwe rukeneye. Nanjye kuvuga ijambo ariko ndarigaruriye ku munwa we. Naringiye kubaza ngo urw'abatinganyi ari Gitwaza na Rutayisire wakohereza yonde. Ariko ijambo ndigaruriye no ku munwa neza ryari rije. Ariko soreza ngaha nakora amakosa. Soreza nakora amakosa. Ayiwe. Mana ishimwe ko utabivuze. Oya ariko kuko ndabiza abantu bamwe bumva nabi ngo buriya ngo uramupfobeje ngo uramuzamuye buri wese agira specialite ye. Ndagwa nk'urugero hari umugenerali ari general ariko we ari ibyishari byo mu biro, hakaba n'undi buri lieutenant ariko ari special force cyangwa se ari the mining cyangwa se azi ibintu byo guturitsa ibisasu. Ubu se nibakenera uturitsa ibisasu ngo mujye kuzana general, ntabwo mukeneye umugenerali azi general, mukeneye ufite iyo specialite. Nge nari mvuze ko iby'ubutinganye iyo ntambara ko ari umuntu ndi kubona mwirukana kandi ahubwo urugamba rwe rwari ruje. Nuko ngo mu yandi magambo Satani ari kutunyaga umuntu. Ntabwo mvuze ngo ari kumunyaga, ahubwo mwebwe na kakawete zanyu sinzi ibintu murimo. None saposo cyangwa se ndani munyemerere ko mwakoze ibintu bya kidini mutegereje kuzakora ibya kinyamwuka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nta muntu mu ba bishop n'abaposo n'abarikibishop nike nta wabasha kumena amavuta kuri Rutayisire dufite. Ariko ni ngombwa mu Rwanda, ariko ku ibintu byanyu mu bizirika mu Rwanda kandi akubwiye yuko kuri 37 agomba kujya ku miryango 12 ya Israel. Amahanga sura ya handi Belgique se ni yandi ntavuga igifaransa ntavuga icyongereza, urashyiraho ubwongereza se, urashyiraho ubufaransa se, ubu se urashyiraho Canada, urashyiraho se state 50 za Amerika. Ubwo nibyo Aziya se urayishyiraho. Ubwo nibyo rwose. Kuki uvuga rero ngagomba gusukwa amavuta n'umuntu wo mu Rwanda ni irihe tegeko? Nakubwiye ngo Bishop Kitonga nta muri Afrika. None se Pastor Kayanja ntagaba hari. Kuki se ushaka kubizirika ku Rwanda? Akasonde hari Kayanja ari ahirya. Amatiku yanyu asutswe amavuta n'umuntu wo mu Rwanda wagize ngo nabakira. Ngo buriya se ngo yamusutseho ngamurusha amavuta. Ngo buriya se yamusutseho ngo bishatse kuvuga iki? Nakubwiye ngo nkorera picture Gitwaza ari gusuka amavuta kuri Rutayisire uraza guhita ubona amatiku hano ku mihanda.
uraza guhita ubona amatiku mu gitondo. Tuza n'umuntu wo muri Afurika wo mu bindi bihugu wazamutse Archbishop Duncan William yaza, nge mba ngira ngo abanyarwanda ndabazi turabanye. Ubundi se buriya Gitwaza yasutseho yageraho, turabanye yageraho se ejo utazaza ngo uje kunsukaho amavuta abanyarwanda bakumanika. bati buriya se have se bati buriya profete ma asuka amavuta kuri apotre Mutabazi, induru zavuga. Ndakubwiza uku nakubwiye ngo suko wenda bitaba kwimikira muri Zefekire, umva icyo nkubwira suko wenda bitaba binakwiye, ariko abanyarwanda bagira amatiku atagomba kugira gute kuba kandi si ba umunyarwanda gusa. Nibyo nakubwiye ngo Bishop Duncan William ajya afata inkota akayihereza Yubati Angel. Hari abantu bajya hari ariko ngo buriya ngo Yubati Angel ngo ko mbona afite amavuta ngarenze nga, hari ukuntu abantu bateye muri iyo sense. Hari n'abareba kwanga harya buriya murusha imyaka, hari abantu barebera ibintu mu myaka, kandi ibintu by'amavuta nibireberwa mu myaka. Ari ibyo ngibyo abantu Yesu yayoboraga bamwe bamurushaga imyaka, yari afite 30, ba Petero ba Yohana bene Zebedayo bamwe imyaka 30 bari bayirengeje, ariko hari abantu barebera iki mu myaka. Wasoreje ko nakubwiye ngo ngaho reka umwuka yari yamaye kubaha cyashizeyo. ubyumva ute se baramutse bamuhaye nka minisiteri ishinzwe iby'amatorero muri leta, Minisiteri akayiyobora? ntabyo yashobora. Wagira ngo nani bagiye ko mudakunda ukuri ntabwo yabishobora. Hari ibindi yakora kandi akabikora neza. Ushaka kuzana ibintu by'abaminisiteri ukumurenze wabo. Icyambere yarabihakaye, niwe wabyihakanye aravuga ati hari igihe bigeze bambwira iby'ubuyobozi ndanga. Urumva rero umuntu yabyivugiye ukuntu we n'Imana n'amavuta n'umuhamagaro. Urakoze cyane. Ubu mvuga ko yanayobora ubutasi bw'u Rwanda tubizanye kuri tukagira ngo umuntu kuba ashoboye ashobora ibintu byose. Buri muntu wese agira specialite ye. Noneho rero kumenya itangirira naho irangirira nibyo nizo mbaraga z'umuntu. Yego. Kuba rero narivuze ngo ntago abishoboye, hari umuntu wahita bigira birebire, ubusa ababikora hari igihe ushobora gusanga wenda mu kubikora byasaba igipinda atashobora. Cya kindi wita kariteye kigahinduka weakness kuri ibyo izo nshingano uvuga. Kuri isuko nari nshatse kuvuga ko adashoboye, arashoboye ahubwo cyane. Abantu bajya bimakazi mu kazi bagiye gushaka akazi bita ngo overqualified. Iyo minisiteri warambwiye ngo ushaka kumuha overqualified. Hari abantu bajya bimakazi wazanye masters bashaka ba A2 bakakwandikira kuri dosiye yawe ngo uri overqualified. Iyo minisiteri ushaka kumuha ari overqualified. Ndasobanukiwe kweri. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Gusa kimwe cyo babwire ya nimero iri muri momo. Iri muri momo umva reka Apostle njyewe uyu munsi nafashijwe ngusabiye amaturo hano, tanga nimero abantu bo kwisezerano bashyireho amaturo, tanga nimero. Wowe urarifata. Ntacyo bitwaye. Ni ugutanga icyo umutima ugutege kugikora. Umwuka wera azabwira ngo nanga amafaranga agashaka kuyatindana azamunike. Oya nizaya kuri stippers. Ibungiye ngo nanga bitana ari mwisakoshi uwo umudamu n'umugabo wa hano. Sohotsira munike. Ngarutse ati nari mfuye. Ndi kwica kandi bikora n'umugabo wa hano. Amabare ntabwo
ijwi ngo yampe ntazaba yararane rwose yamutera umwaka se yamuha nimero ni 07 88 33 yego rero bari hanze mu kiraro 250 agasanga hayo mazina nyine muri bisanzwe cyangwa banze banyananye sikirari ubundi bakwandikire munasengana Imana yaragiye kugeza amafaranga arayo dayimoni wakinisha itoro ryareje kwa Apotre Mutabazi ngariyo byaraniye oya ntibishoboka hari umuntu yenda kujya gutura ayo kurusengera ayo kuzigita Nyamirambo nimero zari zegeranye neza igihe cyo no umuntu uyobe amateraniro yavuga ngo rero abantu ngo bari buture kuri momo umupay ati muze gucunga neza imibare ihera ni gutya ati nguko iyo wibeshe ugashyiraho ingiyi ahita mu musigiti w'Inyamirambo ibyo byose nerega ni abazimu n'abadayimoni tugenda turwana nabo kandi tugomba kubatsinda mu izina rya Yesu izere ko Apostle turagushimiye cyane ku muntu w'umunyacyubahiro wunda kandi twubaha hari akajemo katagomba kuzamo cyangwa umuntu akumva ari imvugo yagiyemo yari ikwiye kugororwa ubundi buryo nawe ayigorore mu bwonko bwe sicyo naringamije kandi yaba ntacyo byari bintwaye mbabwiye ngo ndamaze ariko uriya musaza reka dusoze ariko iyo ninjiye mu mavuta ya poso mba ndaposo poso umwana nubwo iyo tugeze muri ibyo birere tuba turi muri ibyo birere Shalom.